mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire ngo burya nta cyiza nko kuvugisha ukuri ubwira abantu uriwe. Yego. Mu by'ukuri ndagira ngo mbasobanurire uwo ndiwe. Mu buzima busanzwe ndacyari umusore. Imana yampaye aho kuba mu murenge wa Nduba mu kagari ka Gatunga, ariko ubusangwe mvuka mu majyepfo mu karere ka Ruhanga aho bita Imbu. Ngiye kubahereza ikaze nanone cyane kuri Yana Media nkuko bisanzwe. Nubundi tugiye mu kiganiro bisanzwe mumenyereye insobanuro y'ibihishwe. Kuri screen zanyu muri kuhabona abagabo babiri, gira ngo ntabwo ari bashyashya mu maso yanyu, ariko jewe ijwi muri kumva ni rya Jimmy Gilbert. Kuri kamera ndi kumwe na Maureen. Ikiganiro cyo ni isobanuro y'ibihishwe. Ikaze cyane Bosco. Murakoze. Uyu munsi watuzaniye umutumirwa. Yego, nabazaniye umutumirwa. Mwiza cyane kandi mukunda. Mugabo witwa mu by'ukuri mwagiye mumubona, n'umukozi w'Imana, afite ibintu byinshi, afite ubutumwa bwiza uva ku Uwiteka Imana. Yifuje kuganira n'abakunzi ba Yana Media uno munsi cyane rwose. Umukozi w'Imana, Imana ihagurukije muri iyi minsi kugira ngo aganirize abantu. Turibaza ko afite package nini cyane agomba kutugezaho. Ikaze cyane umukozi w'Imana. Imana ibaha imigisha. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Nsabimana Martin. Yego. Abantu benshi bakunda kunyita hindura uburyo. Martin, ikaze cyane, turakwishimiye kuri Yana Media. Nanjye rwose nishimiye cyane uburyo mwifuje ko nahagera nkaba natambutse ubutumwa bwiza bukagera ku bantu bose bemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Imana ishimwe cyane. Nta kabuza rero uyu munsi turaza kugirana ibihe bidasanzwe, ibihe byiza. Wenda reka ntisimbye mu magambo nakire n'undi Bosco akomeze akuganirize, ariko ndifuza ko yaza gutangira ahera ku kibazo cyo kukubaza ubundi hindura uburyo iryo zina inkomoko yaryo uko biri kose. Araza Bosco araza kutubariza icyo kibazo kugira ngo tumenye se ni iyihe mpamvu abantu bakwita hindura uburyo. Bosco, ikaze cyane rero uganiriza umuntu wacu watuzaniye. Ndagushimiye Aimé Gilbert, kandi nshimiye n'umushyitsi wacu Martin. Ikaze Martin. Imana ibaha imigisha. Dusengera Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro neza. Mana data wa twese uri mu ijuru, mwungeri mwiza w'ubugingo bwacu mukunzi, ndagushimiye cyane, ndaguhimbaje kubw'urukundo rwawe no kugira neza kwawe. Ndagushimiye cyane kuko ni wowe ufite gukora mu biganza byawe, ni wowe ufite kuganiriza abanyarwanda bose, ni wowe ufite kubwira abantu iby'ukuri abantu twakagombye kuba twabonekamo. Bityo nyakubahwa Mana, ndagusabye kugira ngo ukomeze gushyigikira abana bawe. Ndagusabye kugira ngo ukomeze kugirira neza iri tangazamakuru. Ndagusabye kugira ngo ukomeze kugirira neza abanyarwanda muri rusange nk'uko bikwiriye rwose. Kandi n'ukuri wa Mana we, ndakwisabiye kugira ngo wowe ubwawe ugire uko wabigenza ku bana bawe. Nge nka Martin ntacyo navuga, ariko wowe ubwawe ni wowe ufite gusobanurira abanyarwanda bose muri rusange bakumva icyo ushaka ku bana bawe nk'uko bikwiriye. Nuko rero data nyiringabo Imana, komeza wikorere, ukomeze kwivugira, ukomeze kwamamaza ubutumwa bwiza ku bana bawe, kandi kugirirwa neza nawe bikomeze koma ku bana bawe nk'uko bikwiriye rwose. Komeza ubane natwe muri byose, ukora kwe kuganze kuri twe, mu izina ryawe mbisabye nizeye warakoze wa mubyeyi we. Amen. Amen. Martin, twongeye kuguha ikaze. Imana ibaha imigisha. Ubundi Martin ni muntu ki? Ubusangwe Martin ni umuhanzi, ndi umuvugabutumwa bwiza mu ndirimbo no mu ijambo. Bityo ni njyewe muhanzi witwa Nsabimana Martin. Abantu benshi bakunda kunyita hindura uburyo bitewe nuko hari indirimbo
yitwa hindura uburyo, ni nayo nitiriye album yanjye. Martin ni umugabo arubatse aracyari umusore. Martin ko twamubonye ari kuvuga ijambo ngo mu by'ukuri Martin, abantu benshi bagize amatsiko yo kumenya uyu mugabo wavuze iri jambo mu by'ukuri byakwiriye ahantu. Ni ibintu byari bimufatiye hari ahantu yari ari mu isoko, cyangwa ni ibintu usanzwe niko usanzwe uvuga biriya bintu byaje gute? Ahere mu kutubwira Martin ni muntu ki mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire ngo burya nta cyiza nko kuvugisha ukuri ubwira abantu uriwe. Yego. Mu by'ukuri ndagira ngo mbasobanurire uwo ndiwe. Mu buzima busanzwe ndacyari umusore. Imana yampaye aho kuba mu murenge wa Nduba mu kagari ka Gatunga, ariko ubusangwe mvuka mu majyepfo mu karere ka Ruhango aho bita Imbuye. Okay. Bityo ndacyari umusore ariko urimo guhirimbanira kuva muri icyo cyiciro. Imana iguhe umugisha. Amen. Martin, fundura agaseke wateganyirije abakunzi ba Yana Media, ubutumwa udufitiye tudatinze cyane. Ariko wenda gatoya tutarajya kure, wenda arahita akomerezaho mu mbabarire gengiza amatsiko. Marite, urabyumva ute kuri ba bantu bavuga ngo ukuri buri gihe ukuri kose ntabwo ari ngombwa, ariko wowe ukaba uhamye neza yuko buri gihe ukuri abantu bagakwiriye kuvugisha ukuri cyangwa se kugira ukuri? Urabihuza ute n'abo bantu baba bafite iyo myumvire yuko hari abavuga yuko buri gihe ukuri atari kwiza? Mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire ngo ukuri ni kwiza 100%. Kandi noneho nimba turaba Kristo tugomba kuhamya ukuri nyako nkuko bikwiriye, tukabwiza abantu ukuri kugira ngo byanga bikunda imyiyerekano yacu nk'abakristo ibe ya myiyerekano mizima ikwiriye ya gikristo. Kuko buryo uzarebe witegereze umwanzi Satani we ibikorwa bye akoresha ibinyoma, akoresha imvugo zidakwiriye. Ariko nimba twebwe duhamya ko turi abakristo tukavuga ngo nge ndi umukristo nzahora ndiwe, byanga bikunda imyiyerekano yacu bigomba kuba imyiyerekano mizima ikwiriye ya gikristo. Ariko bidakwiye uko hari igihe nyine ushobora kwiyerekana wenda mu by'ukuri bishaka kwigaragaza nk'umuntu w'umunyakuri, ugasanga rimwe na rimwe urahohotewe cyangwa se urarenganye. Icyo gihe umuntu yabyitwara mate? Icyo gihe ukuntu byitwaramo na Kristo waducunguye byagiye bimugeraho, ugasanga ukuri arimo gukoresha biratuma benshi batamwemera, bigatuma benshi bashaka kumuhohotera bakamukubita bakamutera ayo mabuye. Ariko noneho Kristo yahagaze ku ijambo. Kristo awacu, kandi kuba turi abakristo byanga bikunda natwe tugomba kugira imyiyerekano ya gikristo. Yego. Nukuri kukatubonekaho. Nubwo benshi bakuzira, ariko byanga bikunda tugomba guhagarara tugahamya abo turi bo nk'abakristo. Imana ishimwe. Yes, murabyumva rero yuko impuguro zirakomeje. Marite yazi igihe twari tunyotewe ijambo nk'iri ku gihe cya none. Mu by'ukuri uyu mwanya ni umwanya mwiza cyane wo kugira ngo abantu babe bakongera kumva icyo Uwiteka Imana Nyiringabo ibashakaho. Yego. Imana yantumye ku bantu bose bemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Ntago yantumye ku itorero runaka, ntago yantumye ku idini runaka,
ahubwo yantumye ku bantu bose bemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Bityo ni umugisha kuba ubutumwa bwiza bugiye kubageraho, kandi ni ukuri Uwiteka Imana Nyiringabo ifite umugambi mwiza ku bantu bose bemera kumva icyo Uwiteka Imana ibashakaho kandi bagakora icyo Uwiteka Imana irimo gushaka kuba yabasaba kugira ngo bayumvire. Tukiri aho Marite, hajya umuntu avuga ngo Imana yantumye, umuntu ahita akagira ikibazo, Imana yagutumye gute? Ryari yagusanze he? Mwavuganye gute? Wararyamye urarota? wahuriye he nayo? Ubu butumwa wabwakiriye gute? Wabuhawe gute? Mu by'ukuri nari ndi mu bihe byiza byo gusenga, nafashe igihe cyo kuba imbere y'Imana ndasenga. Imana irangije irangenderera. Nari ndyamye, Imana irangenderera, iranganiriza, impubu ubutumwa imbwira ngo mbugeze ku bantu bose bemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Mu by'ukuri tutari twinjira muri iri jambo, cyangwa se tutari twinjira muri izi message, reka mbanze mbanyuriremo iri jambo Uwiteka Imana Nyiringabo irimo gushaka kubagezaho hamwe abanyarwanda murimo kumva ubutumwa bwiza. Ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cyaho cya 5 umurongo wa 18. Uwo murongo tugere ku murongo wa 20 twumve uko hatubwira. Yesaya ibice 5 umurongo wa 18 kugera ku murongo wa 20. Yego. Haravuga ngo bazabona ishyano abakururisha gukiranirwa ingeso zabo mbi, nkukurura umugozi, bakurura n'icyaha nkukurura umurunga w'igare, bakavuga bati ngaho natebuke agire vuba umurimo we tuwurebe, n'umugambi wera wa Isiraheli wigire hano uze tuwumenye. Bazabona ishyano abita ikibi icyiza, n'ikiza bakacyita ikibi. Umwijima bawushyira mu cyimbo cy'umucyo, n'umucyo bakawushyira mu cyimbo cy'umwijima. Ibisharira babishyira mu cyimbo cy'ibiryohereye, n'ibiryohereye bakabishyira mu cyimbo cy'ibisharira. Mu by'ukuri Imana irababaje, kandi babajwe n'abantu, ibabajwe n'abantu yaremye, kuko byanga bikunda turimo turasabwa kwihana, tugasabwa guhindura uburyo, tugatera intambwe tugakizwa. Ariko ibibabaje nuko usanga abantu benshi barimo gufata ibizira akaba ari byo bita ibyiza. Nk'urugero rutoya, uzarebe witegereze hanze ahangaha, uzarebe witegereze, usanga abantu benshi cyane barimo gukora ibyangwa n'Uwiteka, barimo gukora ibyaha tubwirwa kwihana tukareka. Usanga benshi bitarimo kubahesha agaciro, ahubwo ugasanga birabatesha agaciro, ariko umwanzi wagakora agashya akabahuma amaso akabereka yuko ari byo bintu by'agaciro. Nk'urugero rutoya, uzarebe umuntu wafashe amafaranga ye akayashora, akagenda akinywera inzoga, n'amafaranga ye yashoye, ukamubona yasinze. Nubwo waba uri umunywi w'inzoga nawe ukamubona yasinze, wowe utasomyeho, uriya muntu ubona hari agaciro afite imbere yawe cyangwa bayagataye, kaba kataka. Ariko dore ikibazo umwanzi uko abigenza, ahubwo amwereka yuko ariko gaciro, kandi yarangije kugata. Ikindi uzarebe witegereze kwanza ahangaha, witegereza aba bana b'abakobwa baba bahari, ugasanga umwana w'umukobwa aragenda ameze nk'uwambaye ubusa ku musozi, nahanyuze ugasanga baramuhindura baramwita indaya kandi ntiyasambaye. Uriya mwana w'umukobwa
nubwo yaba afite ubwiza bungana icyo ubona ateye neza cyangwa ubona ateye nabi. Noneho nahanyuze bakamuhindura bamwita inda yatanabikoze, ariko ubugome bw'umwanzi Satani nuko umuryo urwara ati dore wabemeje, kandi nukuri byamugayishije 100%. Shitani wafata ibintu bitesha abantu agaciro kabahoma amaso bereka ko ari byo by'agaciro. Ariko ndagira ngo mbisabire Banyarwanda, nukuri bibaye byiza twareka kwangiza isura yacu nk'abantu twaremwe n'Imana, ahubwo tugahirimbanira gukorera Imana tutabishyize mu buryarya kandi tukabona ineza y'Imana. Yego. Ngo bazabona ishyano. Bazabona iki? Ishyano. Ntago ari umunezero cyangwa si byiza. Abakururisha gukiranirwa ingeso zabo mbi nkukurura umugozi, bakurura n'icyaha nkukurura umurunga w'igare. Urumva ni ikibazo. Bafata ikibi ugasanga nicyo barimo gukurura. Ariko mbisabire inshuti zanjye, mbisabire Banyarwanda, mureke duhindura uburyo dukorera Uwiteka Imana Nyiringabo, kandi nukuri tuzabona ineza y'Imana. Reka mbagezeho ubu butumwa mu bwumve, mwumve ukuntu biteye agahinda. Namwe abari mu murimo w'Imana mukorera Imana mukabivangavanga, namwe abari mu murimo w'Imana mukorera Imana ugasanga imyerekano yanyu nk'abakristo aho kugira ngo yeshe agaciro icyo muvuga ko muri cyo, ugasanga ahubwo niyo gutesha agaciro icyo muvuga ko muri cyo. Ni ikibazo. Imana yampaye ubutumwa, irambwira ngo mbugeze ku bantu bose bemera Kristo nk'umwami n'umukiza. Mabwira ijambo riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 49 umurongo wa 8. Mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 49 umurongo wa 8 haravuga ngo Uwiteka aravuga ati, ubarimo aravugana n'abande? N'Abanyarwanda. Ubarimo aravugana n'Abakristo. Arimo aravugana namwe mwese mwumva ubu butumwa bwiza.